Ese waba warigize urota ucuruza ibishyimbo n'ubunyobwa? Aha ngaha rero ndaje nguhe ubusobanuro. Ese waba warigize urota ucuruza imboga za dodo? Aha rero nkaba nkuzaniye ubusobanuro bwimbitse cyane muri rusange. Mwese rero ndabasuhuje, reka dutangire inzozi zacu twihuse neza cyane. Aha rero ngo kurota ucuruza ibishyimbo n'ubunyobwa akenshi bifatwa nk'inzozi zifite ibisobanuro byiza ndetse bijyanye n'ubuzima, akazi n'imibereho. Hano ngo dore ibisobanuro byihuse mu kurota ucuruza ubunyobwa ndetse n'ibishyimbo. Hano ngo amafaranga ni imigisha. Aha ngaha ibishyimbo n'ubunyobwa ni ibiribwa ndetse by'inyungu ku buzima bityo rero kubicuruza bishobora gusobanura ko hari amahirwe ndetse y'amafaranga cyangwa se iterambere riri hafi. Aha ngaha rero bikaba bisobanuye ko nanone kandi kurota ucuruza ibishyimbo ari umurimo n'ishyaka. Aha kurota nanone kandi iyi nzozi ishobora kugaragaza ko uri umuntu ukora cyane cyangwa se ufite umugambi wo kwiteza imbere ukoresheje imbaraga zawe. Kurota kandi nanone ucuruza ibishyimbo n'ubunyobwa, aha ngaha bivuga ko ari ugutangira ubucuruzi cyangwa se igitekerezo gishya. Aha nanone bishobora kuba ikimenyetso cy'uko ufite igitekerezo cy'ubucuruzi cyangwa se hari umushinga ugiye gutangira ushobora ndetse kukugirira akamaro. Nanone kandi kurota ucuruza ibishyimbo n'ubunyobwa, aha rero nabyo kandi bigufasha ndetse aha ngaha ngo bigufasha abandi ngo ni ugufasha abandi ndetse no gusabana, ngo kubera ko ubucuruzi bujyana n'abantu bishobora no kuvuga ko ndetse ukeneye kongera imibanire n'abandi cyangwa se ko hari abantu ndetse uzakorana bakagufasha gutera imbere. Nanone kandi kurota ucuruza ibishyimbo hano bivuga neza ko kunguka buhoro buhoro, bisobanuye kunguka buhoro buhoro. Ibishyimbo n'ubunyobwa aha ngaha ntibihita bitanga inyungu nini ako kanya, bityo bishobora no gusobanura ko iterambere ryawe rizaza buhoro ariko rihamye. Murumva neza yuko rero aha ngaha rero byanga byakunda ngo icyo bisobanuye neza yuko gucuruza ibishyimbo n'ubunyobwa aha ngaha ngo uzunguka buhoro buhoro, ariko nanone kandi ngo gusobanura bya nyabyo iterambere ryawe ngo rizaza buhoro buhoro ariko rihamye. Hano ngo niba mu nzozi wari wishimye bigaragaza nk'inkuru nziza, ariko nanone kandi niba hari impungenge cyangwa se ibibazo byagaragaraga bishobora kuvuga ko hari ibyo ugomba kwitondera mu bijyanye n'amafaranga cyangwa se imishinga yawe. Komeza ubane natwe rero gatanu ku kandi, reka dukomeze rero nanone kandi kurota ucuruza imboga za dodo. Kurota ucuruza imboga za dodo rwatsi akenshi bifatwa nk'inzozi zifite ibisobanuro byiza bijyanye n'ubuzima. Aha ngaha ngo bijyanye n'ubuzima busanzwe, iterambere n'imibereho ya buri munsi. Aha nanone kandi ubuzima bwiza, aha ngaha ngo kurota ucuruza dodo dore ubusobanuro bishoboka, bisobanuye ko ari ubuzima bwiza n'imibereho myiza. Imboga za dodo zifitanye isano ndetse n'ubuzima bwiza, bityo rero kubicuruza bishobora gusobanura ko uri kugana ku mibereho myiza cyangwa se kwita ku buzima bwawe. Nanone kandi kurota ucuruza imboga za dodo, aha ngaha bivuga ko ari amafaranga make ariko ahoraho. Amafaranga make ariko ahoraho nk'uko imboga zigurwa buri munsi, ndetse ngo bishobora kugaragaza inyungu ndetse zidahambaye cyane ariko zihoraho, ubuzima butekanye buhoro buhoro. Hano nanone kandi kurota ucuruza imboga, aha ngaha bivugwa neza yuko umurimo woroshye ariko w'ingirakamaro. Iyi nzozi rero ishobora kuvuga ko ndetse akazi ukora cyangwa ugiye gukora
gasa n'akoroheje ariko gafite akamaro kanini mu buzima bwawe. Nanone kandi kurota ucuruza imboga, aha ngaha bikavuga ko ari ukwihangana no gutegereza umusaruro. Imboga zikura zikeneye kwitabwaho, bityo rero bishobora kukwibutsa ko ibyo urimo gukora bisaba igihe n'ihangana kugira ngo byere imbuto. Nanone kandi ku kindi gisubizo cya nyuma, kurota ucuruza imboga hano ngo bifasha abandi no kubaho neza mu muryango, kubera ko imboga ari ibiribwa by'ibanze ndetse bishobora no kugaragaza ko ufasha abandi cyangwa se wita ku muryango wawe. Hano ngo niba muri izo nzozi wari wishimye, ni ikimenyetso cyiza cy'iterambere n'amahoro. Niba hari impungenge, bishobora kukuburira kwitondera amafaranga make cyangwa se uburyo ukoresha umutungo wawe. Murakoze rero cyane rero, mbashimira cyane kuba kandi iyi video muri buyigeze ku musozo, mwayikurikiranye mukayigeza ku musozo, turi kumwe gatanu ku kandi. Niba yanakuryoheye kandi icyo wakora nuko washaringa mugenzi wawe akabasha kwiyumvira ibijyanye n'imibereho, ndetse kandi nawe ugasobanukirwa. Komeza ukande subscribe aho gato cyane, ukore no kukazogera, maze ubundi tugende tubana gatanu uku kandi. Mwese rero ndabasuhuje, mukomeze mugubwe neza.